vuga ati mbivuyemo ati uzikira gikombe noneho ibivuga ngo dati impamvu ngo yavuze ngo iranga igikombe ngo kindengane uzi ibihe karabona yari kubona ibi byose biraba none ibi byaha by'uyu ibyanje byose yari kareba ubwicanyi bwose bawe aravuga ati abantu nje ndisubira kuko ibintu yakarabona mwakira gikombe dufate nk'inkono yari yuzuye ibyaha byacu arangiza nko abona n'umuriro aravuga ati ye kindengane kuko yari guhwera urumva nuko abwo je akabazo nagira nkubaza ese wambaje gute nakubwiye ngo ubu Shalom ubwoko bw'Imana turi kumwe n'abagaragu b'Imana hano tuje kandi kongera kuganira ariko hano Ozarantu niko bazavuga hariho abandi bantu tutaramanye none turamukije kanisa reka rero nsabe mwene data turi hano atwakirire abantu bari kudukurikirana kuko ashoboye kwakira abashitsi abantu batwiyegereze nyine natwe tubiyegereze ukomeze mutwiyegereze natwe tubiyegereze twiyegerezanye ariko gabanza bakire kuko niwe wafashije bakiriye mu izina rya Yesu Kristo mwegere Imana ibaho mugisha abari ahantu hose Ozarantu wowe utuye hano mu nguni nawe utuye hano mu nguni turabiyegereje yewe akiraga nabari abinjiye bazana amaturo Okay, arakoze cyane twakiriye abantu badukurikiranye kuri kamera twakiriye aba turi kumwe twicaranye hano yego harya uza witwa gute wa baranze ni Divine Rameke ngone wowe witwa ndada Mugunga Patrick Mugunga hanyuma rero reka Rameke asengera abantu bagiye gukurikirana kino kiganiro kugira ngo oya ni wowe usenga uyu munsi senga wa ni wowe usenga kubera ko twaje ese iyo mikoro yawe iracanye ariko uri kuranyumva soko reka turebe iracanye oya bakumvishe uranyumva soko birimo kumvishije wa birimo hindukiza ico kintu cyo gusenga oya ni wowe usenga Rameke senga kubera ko ntuzi usenga sinihanye wihanire mu isenga oyi wacu tugeza guca kwa pasteur tugahurira hariya ku ntebe hayaye hindukiza kwa gicano niwe wihanye ntushaka kwihana se kandi uri wombi inguni mukanya ngiye mu kwitorera ngo ndaza kwihana kwa pasteur reka dusenge kugira ngo dutangire ikiganiro uhoraho nyiri bihe uhimbazwe ushirwe hejuru ubanye natwe muri byose ukomeze ubane natwe turakwiyegereje muri gahunda zose dufite muri gahunda zose turi gukora nizo turi gupanga wigaragaza kandi wiyerekane nk'Imana tubisabye tubize nk'uko bikoze mu izina rya Yesu tubisabye amen ni ikihe kibazo cyatumye udashaka gusenga Divine buriya gusenga ubiya bintu muzamubwira abapasiteri muzamubwira abantu ngo basenge mutabivuganye ico ni kibazo mwamutunguye umuntu sawa mufate bibiliya zanyu muri tayari Divine uratsinda wowe naniwe gusa ese ko kero yibumbuye oya niho yibumbuye do ni ibibazo gusa 10 muri batanguranwa kumbwira umutume ni munyereke muri Ezekiel abantu nzaza Mungu ntagutsinda ngako kundi watsinzwe kwa Krife we namugezeho mikrofone ni gutsindishije oyo ntakibazo nashatse kugira ngo nzingure banyumva igitego cya mbere ku busa Rameke aratsinze muri tayari ni munyereke muri Maraki bura ni muri ntuze yashaka Bahita Nouveau Testament Maraki woga no muwerizi kandi ndo mukaruvari wa n'umukaruvari bose muri werizi niho bazamenya imitume kurusha handi karuvari barasoma bibiri ku tugire bitanu oya ni 10 imigani kanana wangi so Divine ashaki imigani
Yewa. so kuzi none ikintu kibaye ni microphone ibiteye none se ntitwabikubwiye uko byaje Imigani nayigize. none oya wowe uko ushakira mu kuva imigani iri hirya ya zaburi imigani bayifatanye n'inzu rya Imigani nayigize. yayigeza bitatu ku busa Zinga Bibiliya. twagiye babwira icoroshe dive babwira icoroshe nimunyereke kubara Dore ngabana bagezeho. iyo nayaje twagiye kimwe muri bitatu oya ye Nagutanze. dive ninjiga Nagutanze. urumva Nagutanze. mikrofone gaririko ariko twahagiriye rimwe sibyo twerekanye rimwe twese Ni rimwe tucanye. twacaniye Bumba. aha munyereke Esther Esther namugeze. so ke bibiri yawe nimeze ite akira Bine. ine ku busa kuri kimwe ku busa Kubusa. Bumbaga Bibiliya wa. ubufashe nshasha ndamonye twavuye nimunyereke noneho igitabo coroshe kurusha ibindi coroshe gani kuva nagezeyo oya sindavuga Bumba Bibiliya ntaravuga wa. Bumba Bibiliya. ese ni kuva gutangirira ibyahishuwe yashoboye Yohana Nabigeze. ariko so ese uracari dive Tano dukomeze. yase kunyerera urupapuro rwose kugira ariko wabonye ko nari mu nzira nari ngeze Tano wa. Dukomeze. ariko kimwe n'icyo ngicyo gani ko ni kimwe muri okay dive urabwira iki abantu asome bibiliya basome bibiri utazisoma bibiliya tuyisoma bazatugasoma tugasoma batu okay ngiye kubabwira noneho ijambo n'igitabo mutanguranwe kumenya umurongo biriho abaheburayo igice ca mbere abaheburayo igice ca mbere muratanguranwa kumenya umurongo biriho ibyo bizashiraho ariko woweho uzahoraho ibyo byose bizasaza nk'umwenda igice ca mbere uwo murongo batushaka abaheburayo no kubabona ni ikibazo n'igitsindo nga ndagutsinze Oya. nukuri ngo utamenye bago iyo hari cyo habona mbere Ntago. soma bibiliya nyine murongo nahageze kare wavuze navuze ijambo riravuga ngo ibyo bizashiraho ariko woweho uzahoraho ibyo byose bizasaza nk'umwenda wowe nushaka umutange nta kibazo 11 yagutanze so kusoma njye nabwiye igitabo ndababwira n'igice sawa hako nyine bakibaremo bitanu kututsindwa n'umuntu nkawe murasoma muri Yohana wa gatatu igice ni kimwe n'ubundi kibaho mwihute murasoma ahantu bavuga ngo Yohana rimwe canke Demetariyo Yohana ibice bitatu. ahamya na bose kandi ahamywa na bose kandi ni ukuri Yohana ibice bitatu. Yohana wa gatatu papa Yohana ibice bitatu. ese ariko ashaka kugira iyo nyumvishe nakubwiye ngo Yohana wa gatatu igice ca mbere haravuga ngo Demetariyo ahamywa na bose kandi ni ukuri ako buramuhamya natwe turamuhamya nawe uzi yuko ibyo duhamya ari iby'ukuri Yohana wa gatatu buriya dufite ba Yohana bangahe muri bibiri subiramo nababwira ngo wa gatatu Yohana wa gatatu havuga gute haravuga ngo Demetariyo ahamywa na bose kandi ni ukuri ubwako Yohana wa gatatu igice cya mbere umurongo wa 12 Demetariyo ahangwe ko no ntaco twongere bitanu twongerege we Yohana ndamu wa gatatu byo mu bana okay munshakira igitabo mubambaze mubumbe igitabo twakunze nabumbe dive bumba munshakire Amos bari kumubwiriza Amos ari Amos muri ntuzo abana Amos we shira kino
yantu mushakira amasegonda yashize Amos atuye muri Amos ari muri bano bahanuzi batoye mwihute bato se batuye nyine ngo dore ngo Amos oya byaranga imisogonda ayi wewe twagiye mugiye mu gutegeka kwa kabiri igice cya 5 muraza gusoma ahantu bavuga ngo muratangura ngo umurongo gutegeka kwa kabiri murambwira umurongo gusa igice bingana igice cya 5 gutegeka kwa kabiri haravuga ngo genda ubabwire uti nimusubire mu mahema yanyu genda ubabwire uti nimusubire mu mahema yanyu genda ubabwire uti genda ubabwire igice cya 5 genda ubabwire uti ngo nimusubire mu mahema yanyu 5 kangahe ni 5 gusa genda ubabwire uti umurongo ni kuwa kangahe mureke ubute turiko turabona vuba hasi so nani ko Uwiteka oya ntasone ntukiremere Uwiteka muje mugenda mu nzira yose byanze yatsinzwe kandi tuniye kuri wasanga atana hano mbababwire n'umurongo wa 30 ko ndawucaho kandi genda nguyu genda ubabwire ese dive iryo jambo raryumva gute genda ingenda rivuga fata mikrofone yawe sobanura iryo jambo kuntu wobwira abantu ngo genda ubabwire uti nimusubire mu mahema yanyu sobanura nukuvuga ngo ni nkaho umuntu yihebye urumva abagana abakristo nabo batazi ibintu by'ijambo niko bavuze ati wowe wihebye wowe uremerewe urusha uremererewe tuza subira mu rugo yari yaravuyeyo oya subira utuze izera Imana usubire kwa Yesu wowe wacitse intege zinga ibyawe ugende hari topic dufite kuri Calvary ivuga ngo kwihangara no kwibwiza ukuri ese dive wiwe ni mu Calvary tumaze igihe tubuzungu nko kwihangara ukibwiza ukuri ni nka gute ko barakubaza kwihangara ukibwiza ukuri kose kugira ngo umenye Kristo ni nka gute ni kwa kundi wihangara kwihangara no kuvuga ngo kwihangara ni kwitokinga ukireba wenyine kwireba gute ubwira abantu bisobanura abantu bagwaye agatuti ko kuri Calvary ngo mbasobanurire umbese tuvuge ko twicaye ku gatuti ka Calvary ntukwihebaga niciheba oya si ukwiheba kwihangara urkumva uri umesha baba reka ngusobanurire nukwireba utarebye ku wundi muntu okay mbese kwirondora no kwirondora kwihangara kandi turushaka ko bisobanura okay no kwisoma kwisoma ukimenya hadirimba ivuga ngo ndondora umenye wewe no kwirondora wewe ntago ari indirimbo iravuga ngo ndondora umenye ariko wowe irondore wimenye nikiye kintu wobwira abantu bakwiye kuzabira okay no kwibasha kukijijwe kandi udakijijwe ukibaga wowe nyene ukibaga kandi ahantu hababaza ukavuga ati ukavuga ati bwana sasifiwe ndabwirije Kristo arafashije hari umuntu ateye hareruye hari hakurya warufashwe nukwibaga nyene ukibaga nyene wibagike no gufata imbwita se kwikeba nyene ku mutima nk'iroti nyene ukibaga ahantu hameze neza hatagira igufwa aho ukavuga ati ukavuga ngo ukavuga ati nimba dufata uru musambanyi dufate nk'urugero je ndariremba nkaba nzi ndo musambanyi nkabyirengagiza ngaho mbangize nirondoye ngo nirebe mitantsindwa ese mbugita umuntu ashobora gukoresha yo kwibwiza ukuri cyangwa yo kwibagi ico kintu kamubona nkiyi hayi wowe ngiyi gymnastique calendrier ça conche iri niyo nkota niyi
ariko none ndabwirije mutanga amaturo bazana amaturo none se ni irihe jambo uriri muri Bibiliya riza rigufasha ryo wabwira abantu nyine kugira ngo bajye barikoresha mu kwibwiza ukuri? majambo kabisa. ushonje agiwe ribamo hano mu myambaro mu byahishuwe ushonje agiwe, ariko irindi nababwira kugira bigirene birebe. Uravuze gute? Ni kiriya jambo riza rigufasha ryo muri Bibiliya ariko ushobora guhuza n'umuntu ariko n'umubwira kugira ngo yibwize ukuri. Ndaje ndamubwira atangire gavuge iyi phrase wari mubaza ni ngaki kiganiro gifite imbaraga ahubwo twagitangiye ari cyo kubazanya ibibazo ariko nubishe gifite izindi imbaraga. Bibiliya jambo tubwira ijambo riza rigufasha ryo muri Bibiliya n'umurongo riri rero ukuntu jenzi Bibiliya cyane ariko sinzamenya ngo ngufate rivuga gute iryo jambo nibwo utazi ngo riherereye. Ngira amagambo menshi bazane telefone yaje nkwereka. Oya wivuga ati vuga iryo uzi riri mu mutwe ntiwize Sunday school. Je kanta Sunday school nigeze niga. Niyo mpamvu. Urumva? Niyo mpamvu. Ntago wize Sunday school. Hoya. Iriri kugufasha muri iyi minsi niri. Riri kumfasha muri iyi minsi. Iri kumfasha ni jambo uriya mugabo yagiye gutamba umwana wiwe. uyu mugabo yagiye gutamba umwana wiwe atagitamba atwaye Imana ikamuremera batanze abana babo benshi. Ntuzeye uyu musaza wo muri Bibiliya Aburahamu yatanze umwana wiwe atagitamba afite. Umwana aramubaza ngo ese ko mbona ibintu byose tubifite hano tubitunganije byuzuye igitambo kiri ntabyumvaho kana. Hanyuma Isa mubwira gute? Samubwira ati saramubwira ngo yaje kumubwira ngo Imana ngo iri bwironkere igitambo. None se ko Imana izitanga ibitambo iza yironkera ikiryo jambo ushobora kuribwira gute abantu uburyo ki bashobora kumenya ko Imana icambere Imana yatanga mu buryo bubiri. Yaza mu buryo bubiri. Yaza mu bwa mbere yarema ubwo nyine ikintu tiktak yakirema kitahari akuri yaremye intama icungura uriya mwana. Ijya kabiri yanyura muri njewe canke ikanyura wundi muntu ikaza kumfasha. Tangare nabi kono no ndabwirije so kurabyumva. Sawa twagiye kuri Mugunga. Iriya topic tumaze igihe tuyiga kandi nawe urahari byo kwibwiza ukuri. Ni ngiriye jambo ryo muri Bibiliya ushobora kubwira abantu bakagenderaho mu rwego rwo kwibwiza ukuri. Uwo muvuga butumwa niko batubwiye. Yego. Yohana yarari kubatiza. Abantu benshi baraza ngo babatize benshi cyane. Haje abasanzwe abakoresha bikoro n'abandi benshi abasirikare baraza ngo babatize. Arababwira ngo icambere si ukubatizwa, igikuru si ukubatizwa. Mugenda aho mutuye mwere imbuto zikwiriye abihanye, mubane n'abantu bose amahoro. Niba baravuze ngo iyi Bibiliya igurishwa 10,000 tukayigurisha 12 uzoyigurisha 10 ukiranuke. Niba baravuze ngo gahunda ni 2:00 tukaza 3:00 gahunda ni 2:00 mugende mwere imbuto zikwiriye abihanye. Ni irihe jambo ryo muri Bibiliya rihari gufasha muri iyi minsi? Jewe ijambo rihora rimfasha ni ijambo ryo muri Yohana 5:37 rivuga ngo Yesu abayuda bagize Pasaka. Bagira Pasaka bakuru ba Yesu baramubwira ngo nawe uje muri Pasaka. Yesu yakiraga abantu bavukana kuvuze ngo bakuru ba Yesu. Yego. Barahaje bakuru biwe bitwa bande? Harimo na Yuda, ndi umuyuda. Na Yuda Iskariyoti. Oya ntago ari Yuda Iskariyoti. Baramubwira ngo nawe uje muri Pasaka. Ico gihe niho abakuru bose bahuriraga abatamzi. Bagezeyo Yesu araza tiyicara imbere cyangwa se ngo hagati aje kwicara inyuma. Pasaka ibi minsi 3. Yesu ategera ibyo bari kwigisha yumva nta jambo bigeze babwira abantu.
ngo bafashe nka pose gatoya, Yesu aterura ijambo aragenda ku gatuti aritokeza arababwira ngo yewe abafite inzara n'inyota muze mbahe ku mazi, n'abadafite feza nawe azi. bishatse kuvuga ngo n'udafite Yesu yomwakira, nawe yomwakira. Iryo jambo ngira ngenderaho, n'udafite nawe yomwakira. Suhuze Bihozagara yahimbye indirimbo ivuga ngo ufite inyota wese nazi. Indirimbo ya Glory ndayikunda cyane, niyo ndirimbo nkunda ihora on top. Dive iryo jambo ryo kuvuga ngo udafite nawe nazi warisobanurira gute umuntu akubwiye ngo niyo topic aguhaye? Ngunyotewe udafite hari abafite kandi ufite abafite impamvu zimugeza byihuse kuba ashaka, ariko n'udafite aze uzi impamvu Yesu atandukanye n'abisi. Abisi umukene subona muri ambasade y'abanyamerika, jewe umukene sinajayo. Wagezeyo? Oya ndiko ndasobanura umukene uriya kabwera tiyagera muri muryango wa ambasade. Urakenye cyangwa urakize? Reka je mwize mu buryo bw'ubukristo, mu buryo mw'amafaranga ndi empty. Urumva? Ariko uriya mukene ari hariya muri ambasade ntiyanatunga ijisho, ariko umukire kubera ko ifitewe n'ifaranga afite yajayo. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ni se w'imfubyi kandi ni se wa abafakazi. Turahuye n'ubukene n'ukire. Ndikushaka ngo nzunguruke umuvuga ubutumwa kanuko azazunguruka mu bice byose, mu nguni zose. Urumva? Tamenye uhafatirwa, ushobora gufatirwa mu yindi ngoni. Aho none udafite yoza gute? Kandi udafite kubisi kudafite tajambagira. Niyo mpamvu Yesu yavuze ati mwese muze, kuko kuri Yesu ufite n'udafite kuri Yesu bo ni meme shows, bose ni bamwe kubifadika byo mwisi. Ndabaza ikibazo cyane nyuma kandi mwese murakinsubiza. Pasika uyifata ute ku buzima bwawe? Nawe Pasika uyifata ute ku buzima bwawe? Reka mbanza shega ndashafite amavuta nawe arayafite. Oya numvise ari mubise. Umva njewe Pasika warubajije ngo Pasika ivuze iki ku buzima bwawe? Pasika ni ubuzima bwa buri munsi. Ko amavuta ashize? Oya ntashize. Pasika ubundi Pasika ukuntu ikivuze ku muzima n'ubuzima bwa buri mukristo wese, ntivuze nje bwa buri mukristo wese. Ubundi Pasika nukwibuka nugutwamo wibuka iki urupfu n'umuzuko wande wa Kristo. Kandi ibyo byose kuvyibuka ko cyagihe cya anniversaire yiwe, cyagihe ejo bundi bari kumugandagura. None se muri anniversaire nibwo bamugandaguye? Oya ejo bundi niho abantu beshi baza ngo nguriya munsi ngo niho bagirane ani Yesu guhera kuwa mbere kugera garutse turi muri Pasika. Atukuza kuva amina kuva bamugandaguye kuva giye bamugandaguye akagenda azorinda agaruka turi muri Pasika kuva kuwa mbere gushika isa ku isa ugenda mu muhanda ufata moto genda utekereza Pasika maraso ya Yesu. Papa ndabamaze bisobanuye iki ku mukristo? Gupfa kwa Kristo gusobanuye iki ku mukristo? Gupfa kwa Kristo gusobanura kubaho ku mukristo. Ndagusobanurira. Nukuvuga ngo wisobanura, ndashaka gusa ngusobanure gupfa kwa Kristo. Gusobanuye iki ku buzima bw'umukristo? Gusobanura ubuzima bw'umukristo. Reka ngufashe turimo turaganira noneho iyi challenge yo gutsindana. Nukuvuga iki? Iyo Kristo apfa hari abo Bibiliya ivuga ngo yapfanye natwe. Nukuvuga ngo twari abanyabyaha. Yego. Iyo agipfa n'ibyaha byacu byari bipfuye bishizeho ahaje kubihamba ikuzimu. Nukuvuga iki? Gupfa kwa Kristo bisobanuye gupfa kw'ikiremwa muntu mu buryo bw'icaha c'inkomoko ariyo c'Adamu. Sibyo? Arico cari kuzaturimbura byiteka. Hanyuma noneho ndahita nkubaza nari maze kuzuka kwe gusobanuye iki noneho? Okay. Urumva yarapfuye apfana n'ibyaha byacu arabihamba. Amare azuse turazukana. Azutse kuzuka umuzuko usobanuye iki? Umuzuko nosobanura kubiri. Yego. Icambere no guhindurwa tukababasha. Yego.
kubabasha kuko iyo yapfanye ibyaha byacu akazuka kandi Bibiliya ivuga ngo twapfanywe nawe tuzukanwa nawe twapfanye turi abanyabyaha tuzukana indi shusho y'ubumana twazutse turi basha urumva ico ni icambere ica kabiri niho ubuzima bw'umukristo butangirira mu kuzuka kwa Yesu iyo atazuka nta buzima bw'umukristo nta nico tuba tuvuga kuko iyo ahera mu gituba badutengusha nta buzima bw'umukristo kuriya kuzuka ni ubuzima bw'umukristo badutengusha kuzuka kwa Yesu dive noneho hano ngo heri kuba dutengusha wari kukeka se ko yodutenguha oye ntabyo nakese nari impari se ariko icyo gihe hari abantu ngira bari bafite ubwoba nk'uriya Petero uriya Petero afite ibintu by'amashaka amashaka avuga ati aragenda agaruka impamvu yamwihakanye urumva nuko reka dusoze kandi gamumve ngo iryo jambo ngo twarazutse ngo tuzuranywe nawe kandi ntiwazukana na Yesu ngo akuzamukane mwira uvuga ngo twicaranye nawe ako kantu nako wari wagasize ese dive ko yazutse akaja mu ijuru agatanga isezerano ngo nzagaruka tuba tumutegereje ni ikihe kimenyetso kikwereka ko azogaruka Yesu hari ibintu byinshi yagiye avuga mwe mutazi ni ibiki Yesu yaravuze ngo nimubona ngiye kuza ngo hari ibintu bimwe muzagenda mumenya abantu bazankana sibyo abavandimwe bangane igihugu gitera ikindi intambara zibe kwisi ubundi zihari Yesu ageze hano mu marembo yasize avuze ko hari ibimenyetso byo kugaruka kwe ni ibyo ngibyo yavuze ngo mukomeze mwitegure kuko umuzo wa Kristo ni mubona ndaje ibyo ngibyo muzabibona hano hanze umuvandimwe umwana azica se amwice kandi turabibona ibihugu biterane bivukana nkuko twirwa sibyo abantu nuzi bibinyoma ubu nyine bari mu kutubwira ngo baduhanurire tuheze amafaranga papa ni irihe jambo riri ku mutima wawe wasezeraho aba bantu ubabwira buryo ki tugomba kubaho dutunganye hari topic twagenderagaho umwaka ushize bita Total Surrender muri Karuvali kwiyegurira Imana byuzuye kwiyegurira Imana tibishira ni ukuvuga ngo uko bukeye duhora twitoza kwiyegurira Imana guhora twiyegurira Imana kuzageza umunsi tuzahamagarwa tukava muri iyi si dive wowe uravanga ibintu bikurimo byose by'ijambo ry'Imana mu minota 2 uvugwe ku muzuko uvuge ku bintu uri kubona mu isi ukuntu abantu bari kwitwara nurangiza utange n'inama umuzuko wa Kristo kuna uvuga ubundi Yesu yadukoreye igitangaza Yesu yatagenda hari ahantu ngo apfe twe twaba turangiye Yesu tuba turiho umugabo mwigeze kuvuga nyambare muri Karuvali avuga ngo cagihe ngavuga ngo ngikombe kindengane ngo ubundi yakire ngiyabyihorera akagikomeza akabyihorera akavuga ati data bivuyemo ngo twari kugira gute ngiyavuga ati bivuyemo ati uzikira gikombe noneho ibivuga ngo data impamvu ngo yavuze ngo iranga igikombe ngo kindengane uzi ibintu yakarabona yari kubona ibi byose biba biraba none ibi byaha by'uyu ibyanje byose yari kareba ubwicanyi bwose bawe avuga ati abantu nje ndisubira kuko ibintu yakarabona mwakira gikombe dufate nk'inkono yari yuzuye ibyaha byacu arangiza nko abona n'umuriro aravuga ati ye kindengane kuko yari guhwera urumva nuko ntabwo je akabazo nagira nkubaza ese wambaje gute nakubwiye ngo nakubwiye ngo uvuge hejuru y'umuzuko n'urangiza uvuga ibintu wabona hano hanze umuzuko wa Kristo n'ubuzima bwawe bw'iteka ryose utagabanije kugeza umunsi azamanuka kuri wa musozi yatubwira tuzakumutegera yatubwiye ngo aza kuri wa musozi ni Kanani ni wa musozi hariya muri comment batwandikire uriya musozi simuzi azamanukira hose ariko turamutegereje mutubwire murakoze cyane reka tugane ku musozo turabashimiye kandi noneho ahubwo je nafite akandi kabazo yego kandi nakabaje ejo bundi mu evangeliste mwikanisa araburkina abimwisubiza nabi evangeliste cagihe Yesu
asanze azi ibintu byo mu ikanisa byo mu rusenge byo mu isoko kuriya kuntu byari bigenze gute yarabaye gute? Yesu yageze mu nzu y'Imana asanga abantu bayigize isoko. Bivuze iki? Hari igihe abantu ndabisobanura uko mbyumva. Hari igihe abantu bajya mu nzu y'Imana bakamenyera aho kugira ngo bajye kuramya Imana bakihimbaza bagakoreramo ibyaha bitandukanye kandi ntabagitinya agatuti cyangwa se inzu y'Imana. Icyo gihe rero iyo byamaze kurenga kugeza aho Kristo ananirwa kwihangana niho byageze asanga ntabwo ari ukuvuga ngo wenda tubisobanure ngo baracuruje ngo azaza kubisenya ariko yasanze bacurujemo inyanya n'ibyaha biba byabaye byinshi agatangira gusenya imitima atangira gusenya kandi yaravuze ngo ibi bintu nabisenya mu minsi iyi 3 abyubaka ku munsi umwe. Bivuze iki? Ya minsi 3 yavugaga yasenye ni kwa gupfa akamara iminsi 3 mumva akazuka kazaza. None se hajyana nagize akantu kakavirigire ntiyagize amakosa. Kristo reka nkoresha terime dukunze gukoresha yumvikana. Kristo ajya fuhira itorero rye. Okay. Kristo ntabwo ashobora kwemera ko mu nzu habakajagamo ibyayi hashobora kuvamo akajagari k'ibyayi. Okay. Iyo rero abona bimeze gutyo nibwo ubona avuyanga ibintu ngacangana okay. Kena nabyita aho turi kumwe hari ahandi tudusoza kubera ko Yesu igihe hari ahantu heje yagiye avuga muri Bibiliya akavuga ngo akajana n'abantu yagera nk'akababwira ngo musigare akamatambuka agenda ahantu ha wenyene yazaga abona kwizera ko bari guke bamusubize nyuma musubize nyuma kuko Kristo ni imbaraga ubwe akabareka gende kuko yarazi ko gusenga kwabo kukiri hasi abanza senge narangiza azaza bigishwa bagomba gusenga. Okay, ku buzima bw'umukristo bitubwira gute? Ni ukuvuga ngo imbaraga tuzihabwa na Kristo cyane. Uzi naje cyo nahise mu ntege nke zacu dutegereze twemere ko Kristo atuje imbere atunihira imiho kugira ngo tubashe hajya ahantu nanjye narahasomye uzi ukuntu nabisobanukiwe nasobanukiwe ngo yuko abenshi tujana atari beza. Ntimuri beza kubera ko Yesu nimba yaravuye abagabo 12 barajana amara akababwira ati mwebwe mugume hano abandi batatu bari abagabo batatu akababwira ati mwe mugume hano. Ni Yohana na Petero na ntuzi uriya nyongeraho uyo wundi Yohana Petero na Yohana Petero nande tubwire wundi ubwira uyo wundi ntawuziga wewe ntawuzi muvuge bari abagabo ubure numwe shiramwe uyo mwe kusi wumva ukuyaragiye atamakuru afite urumva bari abagabo batatu reka tubavuge tubabwiye batatu barabaza Yohana Petero na Yohana wundi ndango na Yakobo reka tuvuge uko noneho bari abagabo Yesu aravuga ngo ni inkomeza nk'abajana baragira ante baratuma baranderanje kandi ntiyabikoza aho gusa yabikoza ahantu henshi naje harakabaza ngiye ikindi naco ahandi hantu nabiboneye reka ryaje ijambo ryatibutse urumva ahandi ni igihe uriya musaza yagiye gutamba umwana we yaragiye ageze ahantu arabwira abantu abakozi biwe rurimi rwa runyereye no kuvuga ngo abagaragu arababwira ngo gume hano je nkomeze nanje no umujene ngo mu rugendo dusobanure wa mu rugendo rwo kuje gukorera Imana cyangwa gutamba igitambo hariho ushobora kubisobanura je kera nayo bisobanura wose mu rugendo aho mugenda kubera iki Abrahamu yasize barabagaragu biwe agiye gutanga igitambo nje nkuko no bisobanura Abrahamu kuko Bibiliya zivuga ni wese ukuruza kwizera ahari wenda abonaga kwizera kwabo kudashitse ku buryo bojana hariya hari ukuntu nyine muzamujana no muntu
akaguca intege muri bimwe cyangwa se ibindi. wogira ihe nama abantu badukurikirana, inama ku bijanye nyine n'abantu tugendana bamwe tugendana, menye umuntu mugendana, umenye level ariho. hari ahantu ho kwinjira ugasenga wenyine, hari n'ahantu ho kwifashisha abandi. Rero ubanza upima umuntu urebe. Biravuze ngo hari abantu mujana bakagutinza mu rugendo. Yego. Ako kantu urakumva? Hari umuntu mujana akagutinza mu rugendo bitewe ukuntu agenda nawe ntimutari kuri mujana n'umuntu kuriya tujanye imyaka 3 cyangwa 2 cyangwa 1 tujana mu gusenga mu mahombi hehe na hehe, cyo guhita mpima urwego rwawe uriho. Hari gihe mbona level kabona ko ndagusiga nk'intambwe nkuko bimeze, kandi umenye yuko uriya mugabo yagiye gutamba umwana we atabwiye umugore. N'abagore uzumenye ukuntu babwira intege nke nibyo. Ariko ndababwereje mutanga amaturo yemwe mugize neza kumva ijambo ry'Imana. Wewe uri muri bisi cyangwa ahantu hose hatandukanye mu tuntu twashuguri bisi nazo zigezweho ubunyene amamodoka bayasize mu rugo. Nukuvuga ngo abantu bari konyura muri Only Bus muri Rutiko amwese turabasezeye. Abantu mwumvise ijambo ry'Imana muzandike comment ati iri jambo riradufashije, canke nimba iyi topic twako turavugaho ubwa nyuma yabafashije, ubyandike muri commentaire uvuga ati nafashijwe, uzatumira abandi naho ongera ubabaze iyo topic. Voilà. Nuko murakoze cyane, turashimiye kandi tubasaba w'Imana. Hari nababwiye mu kiganiro cyatambutse, nababwiye umuvandimwe waduteye inkunga ashaka we ko twahindura amakano hahandi twanywaga amazi bamwe bazanywa fanta cyangwa se tuzabyumva ubutaha ibiganiro bizakurikira limit. Ni ukuvuga ngo hazaba hari inyama n'amazi n'imboga. azuzajya inyama utsindwa anywa amazi. N'abandi bakeneye kudutera inkunga ni ukuri turahari. Imiryango irafunguye. Nimero Momo 575 3 341. uvuze nyinshi. Hoya 0788 575 341. Ni ukuvuga ngo mu Gifaransa baravuga ngo ni 078 8 575 341. No, mucongereza sinavuga. Hari igihe ubushize twashize ikiganiro dusanga amajwi ntago hayumvikana neza, ama mikrofone nyine hari igihe nawe kuko nyine ntago turamenya. Murakoze cyane, Imana yagirire neza, turabashimiye. Ciao ciao.